Halo. Halo. Ndakumva. Aramutse neza? Yego. Amahoro. Yego. Cyangwa mbere twasibarure na Eric. Hari ikibazo ngiye kohereza amafaranga nibise kunimenya koherezaho. Ugiye? Arenge kohereza umuntu amafaranga nibise kunimenya koherezaho. Ntabwo numva neza uri guhereza. Narinje kohereza umuntu amafaranga nibise kunimenya koherezaho. Narinje kuri MTN ngo bayafunge. Barambira ngo nimbaze vugane nawe mbikumenyeshe ngo badahagarika mobile money nawe ukeneye kuyikoresha ukagira ikibazo nta nabikumenyesheje. Babwiye bayihagarika nta kibazo uri bugire. Niba yahagarika? Mobile money iyi nimero? Yego. Uye byateza ikibazo none se urumva ndayikoresha. Nose muvane nta buryo wandije ko amafaranga yanjye abakugezeho. Niho no ukabamfasha ukaba yansubiza kuri nimero yanjye ndabateye bagufungira. Yaje se? Yaje. Ngo amagara bwo maze kuyashyira. Amafaranga yaje kuri mobile money? Yego. Ko nta message nabonye. Wenda batanga utegeze ureba message ariko ngiye ngo amagara none aribwo nyashyizeho rwose. Reka none reka manze niba yaje. Wibaze ndebe ko ari message yakugezeho yuko no kuri MTN bambye ko nabo bakwihamagarira. Sawa reka ndahita nkubwira. Ngo? Reka ndahita nkubwira niba yaje nari narabona message. Narebe baze ndebe ko message yakugezeho itazo mu mapre burandika. So. Buretse kumamagara nareba man. Buretse nayo nyiri gushyiramo password uri guhamagara bigahita biguruka. Hello? Oui, alors? Oui. Ikaze ku murongo wa MTN muraho neza. Ikaze ku murongo wa MTN muraho neza. Muraho. Ngiye guhamagaye nitwa Rukundo Jean Paul ngabandi umukozi wa MTN hano Nyarutarama. Yego. Turi kuvugana nande ku murongo wacu wa MTN. Hakuzimana Emmanuel. Mwaramutse. Mwaramutse. Uhamagaye no muri MTN mu gikorwa cya transaction cy'abakiranye no yitwa Siborurema. Uhamagaye no kuri MTN mu cya transaction hagati yawe no witwa Siborurema. Yego. Hari transaction yarakoze ku simukadi ashyira amafaranga tubona angana n'ibihumbi 125. Yari yihutiye kutumenyesha asaba ko twabaduhagaritse mobile money yawe by'agateganyo kugira ngo aya mafaranga utaba yakoresha ku buryo bwa fraud. Ibanejwe ikorera hasi ngo birasaba ntago numvise neza telefone iri kuvuga bose. Uramu agent yihutiye kutumenyesha asaba ko twabaduhagaritse mobile money yawe by'agateganyo. Kugira ngo aya mafaranga yibe mutabamwa yakoresha mu buryo bwa fraud. None mukiriya mbere yuko Siborurema amasaba kisimukadi hagarikwa yabagize kumenyesha ikibazo yagize kuri momo yawe. Yaba yakikomenyesheje? Ngabimbwiye mukanya. Okay, kuki mutumvikanye ngo kuri check balance ureka amafaranga aho yakiriye memwe yasubiza mudategereje ko konti yanyu yahagarikwa? Nyine nari mubwiye n'abaretse ayihagaritse konti turi kuyikoresha byaba ari ikibazo. Mbere yuko tuguhamagara na mbere yuko duhagarika konti yawe wewe ureba ko amafaranga aho yakiriye cyangwa twaba twahagaritse konti utegeze ureba ko amafaranga aho yakiriye? Ngo mbere yuko duhagarika no simukadi waba yagize ureba ko amafaranga aho yakiriye? Narindi kubireba bituma amagana ibyo namubwiraga mu kanya abaretse mbanze ndebe bituma amagariramo. Tubahamagaye mutari mwamara kureba. Nari narareba nari nyishyiramo password ariko bitabiguruka. Nago ndebyeho ariko hari message numvise urimo mpamagara. Message wayumvise cyangwa wayisona? Numvise kumwe akantu gasona ariko nari ntarareba. Wabasha kujya muri message turi kuvugana? Oya, kaga telefone ntago byakunda. Ntabwo byakunda. Nkuko bigaragara amakosa yabayeho uramu agent yase duhamagara asaba ko simukadi tuyifunga ariko turi gucekinga tukabona bihuye guhamagara twigiye banje kuduhamagara. None mu gihe twaba tufunguye ino simukadi yanyu twafunze ngiye twatumaze kuyifungura bemera ko amafaranga kandi basubije. Nyasanze ho twayabasubiza nta kibazo. Okay, turafunga
gufungura konti yawe tumara kuyifungura ukuri check balance numara kumekinga ashobora amafaranga ari giteranyo na yawe ayabandi byo wayasubiza nta kibazo nyabona niba twafunze konti utari wacekinga ntabwo rwakubwira ngo ihute gukora transaction tugusaba ko nitumara gufungura konti tugusaba ko wanze ugacekinga wamara kubona ko amafaranga yongera kuyabera asanzweho ayabandi kujya wayamusubiza ihangane gume ku murongo tubigufashamo tukurebera muri system tugufungure konti yawe kugira ngo ubashe gucekinga balance yuko mu konti ifunze utari gucekinga ngo bishoboke nta kibazo ndimurambikwe ku murongo kuri MTN Mobile Money ukoresha ikinyarwanda kanda rimwe. Welcome to MTN Mobile Money. For English, press 2. Bienvenue sur MTN Mobile Money. Pour utiliser le français, appuyez sur 3. Oui, alors? Allo, oui, ndakumva. Okay, none tuvugana muri aha uherereye hagana he? Turi hano Kimisagara. Muri Kimisagara? Okay, watubwiye kutabasha kujya muri message turi kuvugana. Yego. Mbere yuko icyo tugufasha twagukupira ukabanza ukareba mu message watubwiye nashaka kureba n'ubundi umamagaye uwo muhungu yararema ambwira ngo yayohereje ariko nari narareba amamagaye nuko urumva amagingo ya konti twamaze kuyifunga urabona na message twagwa yifunga konti yawe reka tugutire wanziye kuri message watiriye hari message yawe amafaranga na message ifunga konti yawe nyuma ko nizo message nibwo tuguhamagara twagufasha tukafungura konti yawe ukajya wacekinga balance yuko urumva kugitaje twafungura balance yonti byakunda banza rero message kutapezeho ubuse message konti muyifunze ntaranareba kigira ngo twebwe tukimara kwatira ikirego tumuzabize amafaranga twihutira kwihagarika kugira ngo amafaranga yacungirwe security we tuguhamagara nyuma yo guhagarika konti iyo tumaze kwihagarika nibwo tujya kwakuvugisha iyo twumvise uri inyangamugayo nibwo dufungura konti twamara kuyifungura ugacekinga balance yawe amafaranga ukajya wayasubiza iyo twumvise nawe hari ibyo tutari guhurizaho tuguhereza igihe tukagusaba kuzadusanga muri kuri MTN tukagufasha live no reka manze hari yorumwe ngo mbanze ndebe twatubwiye ngo wabanza ukareba message yuko magenga konti iracyafunze ntabwo turayifungura hari message twayifunga konti yawe na message watireye amafaranga ndebe sinzi umamagaye aribyo narindi muri kamanze ndebe reba kizo message zakugeze zitugwamagara tugufungura konti yawe yego Halo yego muvande ni sibarurema Onetse ukore mutero kore bamwe base bayafunga bagufungure mu bana mbashe base hanze umamagaye narindi kureba kuri konti no bari bakwamige bagufunguriye bagufunguriye ntabwo barafungura ntabwo uri kumva ibyo turi kukubwira warumbwiye ngo iyi telefone turi kuvuganira aba ariyo nandikamo ngo akanyenyeri andikamo akanyenyeri 182 ijana 182 akanyenyeri 100 uretse gatoya ego akanyenyeri 182 akanyenyeri gatandatu akanyenyeri gatandatu akanyenyeri gatanu akanyenyeri rimwe yego urashyira akanyenyeri yego inyuma ya rimwe akanyenyeri wagashyizeho nagashyizeho ujya ureba nimba ibyo wanditse niba utareba telefone yawe twakubwiye akanyenyeri 182 akanyenyeri gatandatu akanyenyeri gatanu akanyenyeri rimwe akanyenyeri nibyo wanditse yego none ko tuguhamagaye twihutiye gufunga pin yawe ya mobile money tukaba turi kuyifungura urifuza ko pin yawe yahinduka cyangwa uragomana iyo wari usanzwe ukoresha nyine umuntu yayihindura inyuma akanyenyeri urabanza wandikeho iyo wari usanzwe ukoresha tugufashe tuyihindure ngo inyuma akanyenyeri umaze kwandika urashyiraho pin yawe usanzwe ukoresha tubigufashemo nta kibazo tuyihindure nkayihindura se ndudusabye ko tuyihindura se yego inyuma akanyenyeri banza wandikeho iyo usanzwe ukoresha pin twagwa 5 usanzwe ukoresha yandikeho inyuma akanyenyeri okay muyihindure maze kwishyiraho uyelo
ndakumva. Bini wamaze kwishyiraho? Yego nashyize iyo yari isanzwe iri yose ntimwambwiye ko iya mbere mwayifunze. Nyine iya mbere twayifunze, iyo twafunze niyo ushyiraho iyo twafunze. Wamaze kwishyiraho? Nayishyizeho. Shyiraho urwego. Yego. Urwego warushyizeho? Narushyizeho. Iyi telefone harimo simukadi zingi za MTN? Ebyiri. Iyi simukadi twaguhamagaho iherwa na 92 ku mwanya wa kangahe? Iri ku mwanya wa kabiri. Wa mbere. Hello? Ndakumva, iri ku mwanya wa mbere. Hello? Ndakumva. Ntabwo turi kubasha kumvikana? Ndi kukumva. Hello? Ndakumva. Turi kubaza ngo iyi simukadi iri ku mwanya wa kangahe? Iri ku mwanya wa mbere. Kanda kuri iyi singa ugiye kubihamagara kuri simukadi yawe ya mbere tubwire message wakiriye kumwe nimba bikunze ko konti yayifungurwa. Kora kuri iyi singa ugiye kubihamagara wemeze kuri simukadi ya mbere. Ngiye? Kora kuri iyi singa ugiye kubihamagara kuri simukadi yawe ya mbere. Nikore nkore nkande nemeze? Yes, emeza ngo ugiye kubihamagara. Ndabikoze. Tukwandikiye gute? Birema biraroti. None se nta kuntu nabanza nkagukupa ndi kubona biri kuvamo. Nta kuntu nabanza nkagukupa nkabikora wenda utari ku murongo.